Imana ishimwe nanone bw'uyu mwanya mwiza duhaye w'amateraniro y'uyu munsi, kandi mbahaye ikaze bene data imbere y'Imana kugira ngo Imana ibahe umugisha kandi bagire neza kubwo mwagize ubushake bwo kuboneka imbere yayo mu buryo bw'amateraniro y'uyu munsi ku cyumweru. Ndagira ngo twongere dusome ijambo watuyoboreye gahunda yadusomeye muri Matayo igice cya 9 umurongo waho wa mbere. Ndasoma hanyuma niturangiza nanone tuganire kuri iri jambo tuzakomeza gutekerezaho muri iki cyumweru. Itorero ridufitiye umumaro cyane, itorero ridufitiye umumaro cyane. Ngo nuko Yesu yikira mu bwato arambuka agera mu mudugudu w'iwabo, bamuzanira ikirema kiryamye mu ngobyi. Nuko Yesu abonye kwizera kwabo abwira icyo kirema ati, Mwana wanjye, humura, ibyaha byawe urabibabariwe. Abanditsi bamwe baribwira bati, uyu arigereranije. Ariko Yesu amenya ibyo bibwira, arababaza ati, niki kibateye kwibwira ibidatunganye mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ni ukuvuga nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa nti byuka ugende? Ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, byuka wikorere ingobyi yawe ugende utahe. Arabyuka aragenda arataha. Abantu babibonye baratangara, bahimbaza Imana yahaye abantu ubutware bungana butyo. Imana ishimwe cyane, kandi no kuri Imana ihabwa icyubahiro. Ni umugisha ukomeye cyane rero kugira ngo tube imbere y'Imana uyu munsi mu buryo bw'amateraniro, mu buryo bwo kwitaramira, mu buryo bwo gusabana nayo, mu buryo bwo gusenga ndetse n'ijambo ryayo. Itorero ridufitiye umumaro cyane. Umwami Yesu yaravuze ati, nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi imiryango y'ikuzimu ntabwo izarishobora. Itorero ni irya Kristo, niwe waryubatse ku rutare kuguhamya. Itorero ryashyizweho n'umwami Yesu. Bityo rero duhamagarirwa kugira ngo ubw'itorero ryashyizweho n'umwami Yesu natwe tubishyiremo icyerekezo, tubishyiremo imbaraga zacu, kandi twumve ko umutima wacu utwerekeza mu itorero, turushaho kurikunda ndetse no kurishyigikira. Kubera iki? Kuko ryashyizweho n'umwami Yesu. Imana yashyize muri twe ibyifuzo n'ubundi bisubizwa iyo twinjiye mu itorero imbere y'Imana, tuje mu rusengero nk'uko nguko, twakira ibisubizo biturutse ku ntebe y'ubwami bwo mu ijuru. Hari umusore umwe yari yariroshye mu biyobyabwenge, ariko bukeye aza guhinduka. Noneho abaturanyi be baza kubibona ko yahindutse, ndetse yajyaga yitanga muri sosiyete, agafasha abakecuru, akabatwaza imitwaro, ndetse akabasukurira mu ngo zabo. Noneho baza kugenda babaza ababyeyi b'uwo musore bati, ariko se byagenze bite ko atari ko twari dusanzwe tumuzi? Noneho barabasobanurira bati, uyu muhungu wacu twamujyanye mu rusengero. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero itorero ridufitiye umumaro, kuko ribasha no gutuma umuntu ahinduka, agahinduka icyaremwe gishya. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Dore ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Niyo mpamvu rero uwo musore, nubwo byagaragaraga yuko yari atangiye kwangirika, ariko bamujyanye mu rusengero, bamuzanye ahantu nk'aha ngaha, bamuzanye mu itorero, maze arahinduka, kandi na sosiyete n'umuryango urabibona. Imana ishimwe cyane. Hari impamvu rero zinyuranye kandi nyinshi cyane zitwereka buryo ki itorero ridufitiye umumaro cyane. Iyo urebye mu itorero rya mbere rigitangira ku munsi wa Pentekote, ugasoma mu gice cya 2 cy'ibyakozwe n'intumwa, usanga ko itorero rifite umumaro cyane, ndetse ntabwo ari icyo gihe ahubwo n'uyu munsi itorero ridufitiye umumaro mu buryo bw'umwuka. Kubera iki? Kuko mu gice cya 2 umurongo wa 42 ngo bahoraga bashishikariye iby'intumwa zigishaga, bagahora bashishikaye, ndetse bagakomeza gusubira mu kibwirizwa cy'intumwa, bagakomeza gushakashaka mu ijambo ry'Imana icyo ijambo ry'Imana rivuga. Kubera iki? Kuko itorero rifite umumaro, ijambo ry'Imana rifite umumaro, gusenga gufite umumaro cyane, ndetse gusenga hari umunezero wo gusenga. Haleluya! Ku cyumweru gitaha tuzagaruka ku byerekeranye n'umunezero wo gusenga, ariko uyu munsi reka turebe buryo ki itorero ridufitiye umumaro. Itorero ridufitiye umumaro ntabwo ari mu by'umwuka gusa, ahubwo no mu by'umubiri nabyo. Kubera iki? Kuko muri uwo murongo wa 40
na kabiri mu byakozwe no mu gice cya kabiri ngo nuko ngo bagasangira bakagira n'umwanya wo gusangira n'amafunguro asanzwe, ndetse ngo bagakenurana, ufite icyo akeneye bakamuremera bakamufasha, kubera ko bari bafite urukundo rw'abana b'Imana. Kandi n'uyu munsi niko byakagombye, niko byagakwiriye, kubera ko tuje mu itorero, tuje mu rusengero, n'ubundi tubasha kwikoreranira imitwaro, kandi icyo Imana ikubwiye gukora ukagikora. Nguko rero ubundi ko mu itorero rya mbere ni ukuri byagaragara ko hari umumaro no mu byo umubiri, kandi hari n'undi mumaro werekeranye n'imibanire. Ijambo ry'Imana ritubwira ku murongo wa 47 mu byakozwe no mu gice cya kabiri ngo kandi bagashimwa, ngo bashimwaga n'Imana bagashimwa n'abantu bose. Bishatse kuvuga ngo bari bafite n'ubundi imibanire myiza. Kuba imbere y'Imana, kuza mu itorero, kuza mu rusengero bituma imibanire myiza, abantu bakabana neza n'abandi, abantu bagasabana, bakagenderanirana. Kubera iki? Kuko n'ubundi imbere y'Imana, Imana ni urukundo, kandi igihe cyose tugiye imbere yayo tubasha kugira urukundo, noneho rwa rukundo rukera n'imbuto hagati y'abantu n'abandi, imibanire. Itorero ridufitiye umumaro cyane. Yesaya igice cya 60 ijambo ry'Imana ritwereka inshingano y'itorero. Nanone kubera iki? Kuko itorero ntabwo ari ahantu tugomba kuza ngo dukizwe, twumve ko tumerewe neza gusa twigumira aho ngaho, oya, ahubwo hari inshingano. Noneho umaze kwizera, umaze kwakira agakiza ko muri Kristo Yesu, n'ubundi uragenda kugira ngo nawe Imana igukoreshe, n'abandi babashe kureherezwa mu rukundo rw'Imana. Niyo mpamvu Yesaya 60 umurongo wa 1 ugakomeza ngo byuka urabagirane, kuko umucyo wawe uje, umucyo ukuviriye. Kubera iki? Kuko umwijima watwikiriye isi. Bityo rero itorero dufite inshingano kugira ngo tumurike urumuri. Umwami Yesu aravuga ati nijye mucyo w'isi, kandi umurikira ntazagenda mu mwijima na hato. Kubw'ibyo rero itorero rifite umumaro wo kumurika urumuri, kugira ngo urumuri noneho rugere hirya kure cyane, hirya no hino, maze umwijima uhunge mu izina rya Yesu. Itorero rero nk'uko Umwami Yesu Kristo yaritangije akaryubaka ati nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare. Ubwo Petero yari amaze kwatura no guhamya ko Yesu ari Kristo, yari amaze abwirijwe n'Imana, ahishuriwe n'Imana ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Itorero rigomba kubakwa kuri uko guhamya, kuri uko kwizera ko Yesu ari Kristo kandi ari umwana w'Imana. Ni umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane, kandi ni ukuri Imana yaba icyubahiro, kuko Imana itanga imbaraga. Umwami Yesu Kristo atanga imbaraga, ndetse yaravuze hariya muri Yohana 11:25 yuko n'uzaba yarapfuye azabaho, uwizera Yesu Kristo naho yapfa azabaho. Kubera iki? Umwami Yesu Kristo nk'uko tubyizera mu itorero, mu rusengero, niyo wapfa urongera ukabaho, kuko Yesu Kristo ni umuganura w'abasinziriye kandi yarasutse. Umwami Yesu rero yakoze ibitangaza byinshi birimo no gukiza abarwayi. Aho tumaze gusoma hano muri Matayo igice cya 9 turasanga yuko abantu 4 baje bahetse mu ngobyi umuntu wari ufite ubumuga, ntabwo yashoboraga kugenda. Iyo urebye mu bundi butumwa, hariya mu butumwa bwa Ariko ndetse no muri Luka, dusanga yuko baraje noneho basanga urusengero rwakubise rwuzuye, noneho nta naho bashobora kunyura kugira ngo babashe kugeza uyu murwayi wabo ku Mwami Yesu. Maze kuko bari bafite kwizera, noneho rero aho ngaho mu bundi butumwa baratubwira ngo baca inyuma, barazamuka, baragenda, noneho bapfumura hariya mu gisenge hejuru, bamanura wa murwayi wabo bamugeza imbere y'Umwami Yesu. Aha ngaha noneho Umwami Yesu Kristo amubonye, noneho amugirira impuhwe, kandi areba kwizera kw'aba bari baje bamuhetse, noneho agira icyo akora. Kubw'ibyo rero itorero ridufitiye umumaro cyane. Kubera iki? Kuko abo mu itorero tugomba gukomeza kujya imbere y'Imana ngo twakire ibisubizo byo mu rusengero. Icya mbere, hari Umwami Yesu yavuze ati ibyaha byawe urabibabariwe, ku murongo wa 2 mu rusengero imbere y'Imana mu itorero. Burya igisubizo cya mbere tubona ni ukubabarirwa ibyaha. Uriya murwayi bamugejeje mu rusengero nk'uku imbere y'Umwami Yesu, ikintu yakoze cya mbere na mbere yuko areba
kuri ubwo burwayi bw'umubiri ngo agire icyo abukoraho. Icya mbere avuze ati ibyaha byawe urabibabariwe. Mu rusengero, mu itorero, tubasha kujya imbere y'Imana tukababarirwa ibyaha, tubasha kujya imbere y'Imana tukakira imbabazi z'ibyaha byacu, tukakira agakiza. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko Imana yatureba icishije amaso muri Yesu Kristo no kubw'umurimo yakoze ku musaraba, tukabarwa nk'abakiranutsi. Abo bantu bane ntabwo bacitse intege ngo babone yuko ntaho kunyura bafite, ahubwo bagize igitekerezo kubwo kwizera, babona ko bagomba gushaka inzira baturutse hejuru. Imana ishimwe cyane. Maze umwami Yesu ati ibyaha byawe urabibabariwe. Icyo ni igisubizo tubona mu itorero, ni igisubizo tubona mu rusengero. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri rero, umwami Yesu Kristo ku murongo wa 6 aramubwira ati byuka wikorere ingobyi yawe, byuka wikorere ingobyi yawe. Kubera iki? Kuko yari yakize neza, ntabwo ari ukuvuga ngo yari yorohewe gatoya. Oya, byuka wikorere ingobyi yawe. Kubera iki? Kuko wakize. Ubu ngubu uragomba kugenda n'amaguru yawe, ya ngobyi yajyaga iguheka, uyu munsi ufite imbaraga ubwawe zo kwiterura n'amaboko yawe. Imana ishimwe cyane. Kuko uhuye n'umwami Yesu Kristo, byanze bikunze hari igikoreka, urahinduka. Muri Kristo Yesu tuba ibyaremwe bishyashya. Mu byakozwe no mu gice cya 3 ngo nuko Petero na Yohana bagiye gusenga ku isaha ya 9, baragenda bajya gusenga nk'uko babimenyereye, ariko bageze ku muryango w'urusengero basanga umuntu wabanaga nanone n'ubumuga bwo kutagenda. Bahoraga bamuterura bakamuzana aho ngaho ku rusengero kugira ngo asabirize, noneho abaje gusenga bagire icyo bamuhereza, bagira ibiceri bamujugunyira mu ntoki kuko yakomezaga asabiriza. Ariko Petero na Yohana bahageze bavuga ati udutumbire uyu munsi, uwo tugufite turamuguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka nawe ugendesha amaguru yawe. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana yatubwira ku murongo wa 7 n'uwa 8 mu byakozwe n'intumwa ngo nuko yinjira mu rusengero ashima Imana. Niyo mpamvu mu rusengero tugomba gushima Imana. Kubera iki? Kuko hari ibyo umwami Yesu Kristo aba yadukoreye, hari buryo ki aba yaduhagurukishe. Ntabwo uyu muntu yigeze atekereza kubanza kujya kubwira ab'iwabo uko bimugendekeye. Nta nubwo yagiye gushakisha ba bandi bajyaga bakora akazi ko kumuterura bakamuzana akabagabanyiriza ku biceri bamuhaye. Oya, yinjiye mu rusengero ashima Imana. Niyo mpamvu natwe rero twinjiye mu rusengero uyu munsi tugomba gushima Imana kubw'ibyo dukorera. Ahari wenda wowe ntabwo wahagurukijwe na Petero na Yohana ku muryango, ahari wowe warisanze wisanga ugenda n'amaguru mazima. Ariko reka nkubwiye ngo hari byinshi Imana ijya itubohora, ya migozi tuziritse. Niyo mpamvu tugomba kwinjira mu rusengero dushima Imana. Byuka wikorere ingobyi yawe. Icyo ni igisubizo cya kabiri, ni ukubyuka ugahaguruka ukagenda ndetse ugahamya. Igisubizo cya 3, utahe mu rugo. Utahe mu rugo bishatse kuvuga ngo genda n'abo mu muryango wawe bamenye ko wahuye n'umwami w'abami, bamenye yuko wahuye na Kristo ushobora byose, ubabarira ibyaha, ukiza umubiri, ukabyuka ukikorera ingobyi yawe. Icya 3, uhamirize n'abaturanyi. Genda utahe ujye mu rugo, utahe. Ku murongo wa 6 w'icyo gice cya 9 cyo muri Matayo. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero Yesu agira neza, ababarira ibyaha kandi agakiza n'indwara z'umubiri. Mbere yo gukira indwara z'umubiri, umwami Yesu Kristo yabonye ko uburwayi bukomeye kurusha ubundi ari uburwayi bw'icyaha. Ubwo ati ibyaha byawe urabibabariwe. Abanditsi rero n'abafarisayo ntabwo basobanukiwe, byarabacanze. Bibajije uyu ni muntu ki? Noneho se arigereranyije kuko ababarira n'ibyaha. Ariko umwami Yesu Kristo, ibyanditswe byera, ijambo ry'Imana ritwereka yuko Yesu yaje yihindura umuntu, ariko yari Imana kandi ni Imana. Niyo mpamvu Yesaya yahanuye ibye neza ati twabonye umwana w'umuhungu, ubwami buzakuba ibitugu bye, azitwa igitangaza, umujyenama, Imana ikomeye. Niyo mpamvu no muri Yohana umwami Yesu Kristo yavuze ati jye na data turi umwe. Niyo mpamvu rero kubabarira ibyaha no gukiza indwara biri mu nshingano zari zamuzanye. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza bwa Matayo, iyo ufashe umwanya ugasoma ubutumwa bwiza, ubona ko umwami Yesu nyine yaje agakora nka Kristo, yaje agakora nk'umwami, yaje agakora nk'Imana. Ati ibyaha byawe urabibabariwe, byuka wikoreye ingobyi yawe. Icya 3, kandi utahe mu rugo. Reka nabo mu rugo bamenye yuko hari icyahindutse. Iyo uhuye n'umwami Yesu rero
bigahinduka byanze bikunze. Ntabwo ibintu biguma uko byahoze, oya, aho guhinduka umukozi w'Imana, ugatangira nawe ugahamya ibyo Yesu yagukoreye, abo mubana n'abo muturanye bakamenya yuko wagiye mu itorero kandi wabashije kubona ibisubizo byo mu rusengero. Umusaruro wo kwizera uwo Yesu amaze gukiza agenda nk'umuhamya wa Kristo. Aba bantu bane bagize kwizera. Mureke tugire kwizera, mureke tugire kwizera, twe gucika intege, ahubwo dukomeze imbere. Ndetse nitubona hari bitari gukunda, dushaka inzira, ariko byanze bikunze umuntu wacu abashe guhura na Kristo, natwe ubwacu duhure na Kristo, maze adukemurire icyifuzo icyo ari cyo cyose waba ufite, kugeza ni ukuri imigisha yo mu ijuru igusesekayo, kandi kugezaho ntucike intege, aho gushakisha Imana umutima wawe wose, kugeza ijambo ry'Imana igukoresheje rikagera ku bandi babiri cyangwa batatu, twe gucika intege. Itorero rero ridufitiye umumaro cyane, itorero ridufitiye umumaro kuko mu itorero, mu rusengero, tubasha kubabarirwa ibyaha, tubasha guca bugufi tugasenga Imana, tubasha kubyuka noneho ibyari bituremereye tukabitura ku musaraba, umwami Yesu Kristo akadutura imitwaro, kandi ni ukuri tukagenda turi abahamya ba Kristo. Ati nuko mugendeye muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu, ushimwe uhimbazwe, uhabwe icyubahiro, uruwera kandi urakiranuka. Mana, wadukunze urukundo rutagabanyije, ubwoherezaga Yesu Kristo, kandi yaraje atubera igisubizo. Uwahuye nawe wese afite icyifuzo yabashije kwakira igisubizo. Natwe uyu munsi turi imbere yawe, ndetse n'abandi turi kumwe Mana bateraniye ahandi mu buryo bw'ikoranabuhanga, buri wese wakire gusenga kwe, maze nk'uko wakijije uriya murwayi, natwe buri wese umukize, kandi maze uduhe imbaraga zo kuguhamiriza. Habwa icyubahiro Mana yacu, uhereye none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen.